Tumaze iminsi dusoma Bibiliya kuva ku itangiriro kugera ku Ibyahishuwe. Ubu ngubu rero tukaba tugeze ku gitabo cy'Ibyahishuwe aricyo kirangiza Bibiliya. Nibyo koko nageze gusoma Bibiliya kuva ku itangiriro kugera ku Ibyahishuwe, ariko nifuzaga iteka gusoma Bibiliya kugira ngo nyumve chapitre kuri chapitre, umurongo ku murongo, ijambo ku ijambo, mbivanye mu giheburayo nkabishyira mu kinyarwanda kugira ngo nsobanukirwe neza ubutumwa Imana yashaka kuduha mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Reka turebe rero, mbere yo gutangira mbabwire nti niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Gasubiremo, niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Kubw'iyo mpamvu dukwiriye kugerageza kuba abanyakuri, dushakisha ukuri amanywa n'ijoro kugira ngo dusabane n'Imana, twigorane n'Imana, tuba abanyakuri, dukunda ukuri, tugushakisha kugira ngo tugusangize abandi ukuri abe ariko dushyira imbere, kuko niko tuzatubohora. Tugire rero muri chapitre ya mbere, umurongo wa mbere mu gitabo cy'Ibyahishuwe, icyo Imana itubwira kugira ngo twitegure. Ibi ni ibintu Imana yeretse Kristo ubwe. Kristo nawe abyereka umugaragu Yohana kugira ngo twebwe abantu nitwe ubutumwa bugeneye tumenye ibizaba mu gihe cy'imperuka. Kubw'ibyo rero mu giheburayo ni yada, yod, dalet, ayin, bivuze kwerekana, kumenyesha, guhishura. Ibyo bintu tugomba guhishurirwa tukabimenya kugira ngo twitegure imperuka. Niko butumwa bwavuye ku Mana kugera kuri Kristo, Kristo abuha Yohana, Yohana we abwandika mu gitabo kugira ngo tubukurikize. Ubwo butumwa n'ubuhe rero ni ukugira ubusabane no gushaka tugakurikira Kristo, dukurikira inzira za Kristo kugira ngo tugire ubusabane bwihariye na Kristo, tumwigireho, dukurikize inzira ze, noneho batwereke, twige icyerekezo tugomba gukurikira kugira ngo tube abantu bazagwa ubwami bw'ijuru. Niyo message rero, igihe kirageze, twarayihawe, irandikwa, ntacyo tuzifashisha kuko biranditse. Utabisoma ntuzagira ibibazo, kuko n'ubundi iyo message itubwira ngo dushake inzira ifunganye. Inzira ifunganye ni iyihe? Ni ijambo ry'Imana, Bibiliya, ukayisoma ukayumva, niyo nzira ifunganye, kuko nusoma ijambo ukaryumva neza, rizagufungura ya nzira ifunganye, kuko uzaba uje muri bake bumva ugushaka kw'Imana n'ubutumwa butugeneye kugira ngo twigorore n'Imana, hato ibihe by'imperuka n'ibiza bizasange turi mu mwuka, dukurikira inzira z'Imana kandi twumva neza icyo Imana itwifuza. Bityo rero niko ufata icyerekezo cyiza uhisemo, kuko wemeye gukurikira Kristo, ukareka iby'isi ugakurikira Kristo, niyo yaba ari ku nzira nto ifunganye, ariyo jambo ry'Imana nk'uko tumaze kubona. So ijambo ry'Imana rero ubyumve, kuko niryo rizagushyira kuri ya nzira ifunganye y'abazahagwa ubwami bw'ijuru. Turebe rero, tuzi ko abantu benshi bavuga bati ibyo twabyumvise imyaka n'imyaka, biratinze, birarambiranye, ntabwo bizaba. Abantu bavuga ibyo bashatse, ariko ibyo bavuga ntabwo ari dukwiye guha agaciro, kuko icyo tugomba guha agaciro ni uwabivuze. Niba Imana yarabivuze igategeka ngo bizaba, bigomba kuba. Iyo byafata imyaka n'imyaka, kuko wibuke imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe ku Mana. Imana ibiha Yohana hashize igihe, ariko ku Mana ari nkaho bibaye ubu ngubu biri kuba. Kubw'iyo mpamvu rero itegura, ahubwo kuko Imana ariyo yabivuze, yabivugiye, ibona igihe cya ya myaka 1000 bingana n'umunsi umwe, twebwe nk'abantu tubona bitinze. Kwa gutinda rero niko abantu bacika intege bakabivamo. Gumamo, kuko igihe kiraje, hato utazatungurwa, kandi wari ufite igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, ukaryumva, ukigorora n'Imana, ugahitamo gukurikira umwami wawe Kristo aho gukurikira iby'isi. Kanguka rero, ureke ubuyobe, uze mu ijambo, ushakishe inzira ifunganye Imana iduhamagarira kugira ngo dukurikire, kugira ngo natwe tuzaragwe ubwami bw'ijuru. Murakoze rero,
Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.